Yaka mbwira uburyo Imana yoheje umwana wayo ibyo bamukoreye kuri iyi si. Vango Imana yaremye the first Adamu na Eva. Adamu na Eva baza kurya imbuto. Jesus yaje inyuma. Imana imaze kubabwira. Imana irababwira. Please papa, sorry. Imana irababwira iti mukoze amakosa arafu murebe uko bimeze. None cyo cyaje kuza Imana yohereza umwana wawe bita Jesus ugenda mu isi ujye kurokora abanyabyaha. Jesus araza akiza abantu, avura abantu, impumyi zirahumuka, ariko ikintu bamuhembye kumukubita no kumubamba ku musaraba. Nuvuga ngo abantu bari abagome kuva na kera. Kubona umwana w'Imana amanuka aje kubakiza hano ibibazo bafite, bamuhemba kumubamba no kumumanika ku musaraba, bamutera n'icumu mu rubavu. Icyo ni ikibazo kinagaragara kigaragaza yuko abantu kuva na kera bari abagome. Just finish, njye ntabwo ndi pasiteri, murakora. Garuka. Ibyo bamukoreye azagaragaruke. Jesus yasangiye n'intumwa z'12 azamuka mu ijuru. Arabwira ati nzagaruka nje kubatwara, ariko nawe atinya mu isi nazagaruka. Icyo Jesus afite ubwoba nawe kuko ibyo bamukoreye kereka Imana nibyara undi mwana. Bamukoreye iki? Jesus afite ubwoba nawe baramukubise. Kumukubita ku buryo na Petero avuga ati simuzi rwose, muzongera njye sinzongera. Petero n'inshuti ya Yesu aravuga ati sinzongera mu mbabare. So no kuvuga ati ujye utinya ibibazo. None se Yaka, nk'umuntu ujya kujya muri state nkawe warasinye, ibintu bakubajije ni ibiki? Mbwira ukuntu bakubajije umuntu w'umugabo ufite ubwanwa. For the first, kubona umuntu mugenzi wawe urusha n'imyaka kubaza ngo nyoko yitwa